Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe n'indirimbo wahaye abana bawe baturirimbiye, tunejejwe n'ubwuzu bwiza n'urukundo abana bawe bakunze ijambo ryawe, bakoze urugendo baza ku nzu yawe. Tunejejwe n'umutuzo mwiza washyize mu nzu yawe. Reka abamarayika bawe bera turi kumwe nabo bakomeze babungabunga umutekano wacu, kugira ngo yaba umutekano wo kwizera, yaba umutekano w'ibitekerezo, yaba n'uw'umubiri n'uw'ahazaza hacu, byose bibe muri wowe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Imitego itandukanye Abadventiste basabwa gusimbuka muri iki gihe gisoza amateka y'isi. Niba hari umuntu watezwe imitego myinshi kuva mu Egiputa kugeza i Kanani, Abisirayeli bageze ni Kanani bakomeje gutegwa imitego cyane. Abadventiste ni ipica y'Abayahudi. Kuva twahaguruka mu bupagani aho twahoze Bibiliya ivuga ngo tukiri mu mwijima, kuva twahaguruka kugeza uyu munsi wa none, buri muntu wese wicaye ahangaha afite imitego. Kandi none nagira mbabwire ngo ikorosi tugiye gukata imbere rya gihanuzi rizaba ririmo imitego myinshi. Niyo mpamvu rero Abanyarwanda baciye umugani ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha iki? Isuka. Niyo riyishe, ikibazo ntikiba ari isuka, ikibazo kiba ari umuhinzi ufite yaki yasuka. Ni byiza yuko itorero umukumbi utegurwa ugahumurwa amaso. Imitego itandukanye Abadventiste basabwa gusimbuka. Iyo turebye dusanga itorero ry'Abadventiste riyoborwa n'ibyanditswe byera, kandi amahame abayoboye ari mu byanditswe byera. Niyo mpamvu imitego imwe Abadventiste bazacamo izakomoka mu byanditswe, iyindi mitego izakomoka mu buhanuzi, iyindi mitego izakomoka muri politike, n'iyindi mitego izakomoka mu mibereho ya buri munsi y'abantu rusange. Ibyo byose rero bizatera Abadventiste kugwa mu kigeragezo gikomeye. Yesaya 24:17 Bibiliya iranditse ngo, wa muturage w'isi we, ubwoba n'urwobo n'umutego bikugezeho. Nuko rero uhunga urusaku rw'ubwoba azagwa mu rwobo. Iri ni itorero ry'abantu batari abanyabwoba. Umuntu uri muri iri torero ari umunyabwoba, we ibihe biri imbere ntazabirenga. Ariko Ellen White yaranditse ngo, Imana izitegereza irebe intore zayo zikiranuke ariko zifite intege nkeya mu by'umubiri, ngo ab'Imana izemera yuko basinzira akaga tutarakinjiramo. Abanyabwoba ntibashobora, bazagwa mu rwobo. Kandi abagerageza gucika urwobo, uwurira ngo acike urwobo, umutego uzamufata. Kuko imigomero yo mu ijuru igomorowe, kandi imfatiro z'isi zikagira gute? Mwabyumvise? Imigomero yo mu ijuru izagomororwa. Bivuze ngo uburyo twajyaga twumva iby'Imana, uburyo twajyaga dusenga, n'uburyo twabanaga n'Imana, bitewe nuko hasi imfatiro z'isi zizanyeganyega, ibintu byose twari twubatseho ubuzima bikazamba, n'uburyo twumvaga Imana nabyo bizagira iki? Ikibazo. Harya mbabaze, muri mwebwe ninde muntu waba yahombye yaranguye Dubai bakamwoherereza ibintu bipfuye, cyangwa se akaba yagiye Kampala akazana ibintu yabigeze inaba akavuga yuko bitujuje ubuziranenge, akaba yaterura amigisha akayiga akayumva? Hari ibintu bikomeye hasi. Imfatiro z'isi zizanyeganyega, ibintu abantu bari bubatseho ubuzima, ibintu wareba kuvuga uti naravunitse igihe kirekire, aha ngejeje nubwo narya nakwicara nkarya gusa nta kibazo nagira gute? Mu minsi yashize umuntu yicaraga imbere y'iduka rye akavuga ati, iri duka nshobora kumara amezi 7 ndwaje umugore n'abana nanjye ndyamye ritugaburira, kandi nazagaruka nkasanga riracyashyushye. Ubu hari uwabivuga? Kera mu minsi y'imyaka yashize umuntu yashoboraga kugira amafaranga, bagahita bakubwira ngo n'ipusi ntiyagira gute? Bazongere, hazongere kuboneka umuntu ufite amafaranga ipusi itagira gute? Ikibazo gikomeye. Mu minsi yashize abantu bari bubatse ku mashuri, wajyaga kurangiza muri kaminuza baratangiye, kampani zaratangiye kuza kuguhiga. Twe twiganye, nge niganye n'abantu benshi bakora rwose, akakubwira ati bampaye akazi n'ibyangombwa ntarabibona kubw'icyizere n'ubushobozi bambonamo.
none uyu munsi wa none umuntu arava kwiga mu Buhinde akamera nk'umuntu wize in Iraq, akamera nk'umuntu wize yereka n'izindi kaminuza zose za hano mu Rwanda. Kubera iki? Amashuri ni meza, ariko rwari urufatiro mu minsi iri imbere, mu minsi yashize, ariko muri iyi minsi yacu amashuri bimaze kugaragara ko ari urufatiro rufite narwo ikibazo. Minsi yashize wajyaga ugira abana benshi, ukagira abana b'abasore benshi n'ab'abakobwa, ukicara ukababaramo inka. Uyu bazazana ebyiri, uyu ni mwiza bazazana eshatu, kiriya gihungu kizajya kunduhira kijye kizana amafu n'amasukari n'ibiki hano. Warangiza umusaza yakumva abana be bageze i Kigali ku kabari, akazaza yirirwa yikopesha, mume mfite abana Kigali. Zongere wikopeshe. Ahubwo ubu ngubu kugira abana benshi ni igiki? Ni ikibazo. Ejo bundi muri za 1995-96 hari urufatiro rwitwa bene wacu rwari ruriho. Waganiraga n'umuntu ati winkinisha musaza wa mama nafande nakuri gata. Hora kinuza uwondi we. Murumuna wa papa kwa se wabo hepfo kwa tante kwa tantine hepfo yo kwa tondo. Ni umuntu ukomeye buriya minisitiri dufitanye isano nuko utanze. Ntuzabone rero twicaye hano dusangira ubusa ngo ugire ngo ndi mwene wanyu. Cyewe nahamagara we hejuru bakitaba. None urwo rufatiro ntacyo rukivuze. Umuntu usigaye umuhagarika ukamubwira uti ndi mwene wanyu, ati kwande, uti kwa nyoko, muri kwa mama wawe, muri kwa murumuna mama wawe, wahehe. Umuntu usigaye amubwira kuri mwene wabo akaguhisha naho atuye. Ese utuye he? Mba ndi kukatakata muri no Kigali. None se mbwira nyine kugira ngo nimbona umwanya nzaza. Akavuga ati reka da azaze ubutahaza n'umugore we na bene wabo n'akajagari, reka da ibiryo bya Kigali birahenze. Iturufu yitwa bene wacu ntikigezweho. Misi yashize hari iturufu yitwa kwitwa murokore. Wakwinjira mu iduka ry'umuntu, wagira amahirwe umuntu akaguhamagara kuri telefone, murokore komera ko nakubuze. Iduka winjiyemo bati umuntu w'Imana arahageze. Bagapakurura buzuza amamodoka, imifu y'amasukari biki byose. Murokore, umuntu w'Imana azagira gute? Azishyura. Uzongera ubigendereho. Uburajya ahantu wavuga kuri murokore bati na wa undi wateye inda yitwaga murokore, ahubwo mumurebe neza. Kuri iki gihe aho kwitwa murokore wakwitwa izina ryawe n'iryo rifite icyizere. Nta turufu, kuko imfatiro z'isi zagira gute? Zanyeganyega. Kera wikiniraga politike wayirangiza ukabaho ngaho, abantu bakaza bakwandikaho ibitabo, bakakujyana muri zaoni ukajya kuba umuyobozi, bakakujyana he. None ubu ngubu isi yarahindutse, urakora politike kuvaho ugasanga ni ibibazo, uravaho baguhimbiye ibyaha nk'ibihumbi 800, warangiza ngo mu mahanga baragushaka, ICC ziragushaka, ibiki byose ugasanga kuba ku isi birakugoye. Iturufu yitwa ubuyobozi ubu nayo ntikigezweho, kuko imfatiro z'isi zagira gute? Zanyeganyega. Bibiliya irakomeza ikavuga ngo isi iramenetse, isi irayaze, isi iranyeganyejwe cyane, isi izadandabirana nk'umusinzi. Buriya umusinzi aba afite gahunda zo gutaha, ariko bitewe n'inzoga zabaye nyinshi mu mutwe, inzoga zimutera gutera intambwe agaruka inyuma, atera intambwe agaruka inyuma, kugeza ubwo umusinzi aryama mu muferege, inzoga zikamugendesha zikamwumvisha ko araye mu rugo, bwacya agasanga yaraye mu muhanda. Isi niko izaba imeze. Ibyiyumviro by'isi, politike y'isi, abanyamadini n'abantu b'abanyabwenge bazaza babeshya isi kugeze ku rwego rwiza, abaturage babayeho neza, nta kibazo cy'ubukungu kiri ku isi, ibihugu bibanye neza, ariko isi izenguruke muri izo nzoga, nigaruka isanga iracyaparitse hahandi mu bibazo. Isi izadandabirana nk'umusinzi. Ariko isi izaba isinzi iki? Ni igiki kizaba? Isi izaba isinzi iki? Ibi bintu mureba kuri televiziyo, ibi bintu mureba ku maradiyo, kuba abana banyu bananiranye, ibintu byose ku isi byazambye, muri politike ibintu byose ku isi byarazambye, mu burezi ku isi ibintu byose byarazambye, mu madini ibintu byose byarazambye. Isi irasinze, nibyo isinzi iki? Inzoga isi isinze yakomotse.
Yeremiya, murebe muri Yeremiya, mubumbure Bibiliya zanyu. Ibi nabyo ni ibindi bintu biba bitangaje cyane. Yeremiya 51 umurongo wa 7. I Babuloni hahoze ari igikombe cy'izahabu mu ntoki z'Uwiteka, hashindishaga isi yose. Amahanga yanyoye kuri vino yaho, nicyo cyatumye amahanga asara. Ese amahanga arasaze? Harya mbabazi, buriya Koreya ya ruguru na Koreya y'epfo, Ubushinwa, muranyumva, Uburusiya, Amerika, Ubuyapani, murabona bari abantu badasinze? Barasinze, kandi basinze inzoga bakuye muri Babuloni. Inyuma ya biriya bintu byose, Babuloni irahari irimo irarunguruka mu bikombe ibongereramo inzoga. Iyi ni Bibiliya ivuga, ubu ni ubuhanuzi. Bibiliya ikavuga ngo kandi isi izanyeganyezwa nk'ingando, igicumuro cyayo kizayiremerera, kandi isi izagwa yo kongera kubyuka. Aha niho Elena White yahereye arandika ngo isi ikeneye icyo yari ikeneye mu myaka 2000 ishize, ikeneye Kristo gusa. Kandi Imigani igice cya 1 umurongo wa 17, Bibiliya ivuga nanone ku bigendanye n'umutego, ikavuga ngo gutega umutego ikiguruka kiwureba nukurushywa n'ubusa. Mu minsi y'imperuka imitego izaba myinshi, ariko abana b'Imana, Imana ntizemera yuko bagendera ku butaka, ahubwo izabahindura ibiguruka. Haleluya. Yego, abubaha Uwiteka baziruka be kunanirwa, bazagurukisha amababa nk'ibisiga. Haleluya. Iyo ni Yesaya, murebe muri Yesaya. Bazaguruka. Nta mudivanisti usabwa kugenda kamba. Iki ni igihe cyo kugira ngo tuguruke, duhunge intege nkeya n'ikintu icyo ari cyo cyose kibasha kutwizingiraho. Yesaya igice cya 40, Yesaya 40 umurongo wa 29, niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshyashya. Bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga. Iby'Imana izakora rero, ntabwo Imana izakura imitego ku isi, nta nubwo Imana izakura imitego imbere y'itorero ry'Abadventiste, ahubwo icyo izakora, izabaha amababa yo kwizera. Kandi iyo utega umutego ikiguruka kiwureba, uburushywa n'iki? N'ubusa. Ntabwo Abadventiste twakagombye guterwa ubwoba n'imitego Satani arimo gutega, ntitwakagombye guterwa ubwoba n'imitego Babuloni irimo gutega. Icyo twakagombye kureba ni kimwe, ugomba kwicekinga buri munsi. Itandukaniro ry'inkoko n'izindi nyoni ziguruka, inkoko buri munsi, mu gihe izindi nyoni zicekinga ko amababa yazo yakomeye, kandi zikareba niba ubwo ko amababa apfuka hari n'amashyashya agenda amera, inkoko nta bibazo zijya zigira. Zireba bya bibaba by'inyuma ikavuga iti igihe nzashakira nzagira gute? Nzaguruka. Inkoko iyo uyishyize hejuru y'inzu, mbega ikibazo we, no kumanuka irataka hejuru y'inzu gusa, kandi barirwa mu nyoni. Hari abantu barimo kubarirwa mu bukristo kandi nta mababa yo kwizera yo kugurukisha bafite. Buri munsi ukeneye gupfuka mu gasenga, ukamenya niba urimo kugenda umera amababa. Byagiye bigaragara yuko kandi ibinyoni bifite amababa manini cyane bitagenda ibirometero byinshi. Inyoni yitwa inuma ijya iva mu Burayi ikaza muri Afurika, yarangiza ikazava muri Afurika igasubira mu Burayi. Iyo nyoni basanze nta biro byinshi igomba kuba ifite, kandi ifite utubaba dutoya. Ariko mugende mufate ibi binyoni binini, fata dendo cyangwa n'ikindi, ishobora kugenda metero zirenga 10, ntibibaho. Ni nako bimeze abantu bita ko bakomeye mu by'Imana, abantu mureba mukabona bafite ibibaba bikomeye, babaririgi, ababwiriza bakomeye bakora amavuna, ni ba bantu baguruka iminota 3 akagaruka ku butaka. Imigani igice cya 29 umurongo wa 6, mu gicumuro cy'umunyabyaha harimo umutego agize gute? Ategewemo. Uretse kuzaba duhanganye n'imitego Babuloni irimo gutega, dusabwa kuzegurira Imana imitima yacu Abadventiste, kuko nanone ushobora kudahigwa na Babuloni nawe ubwaho ukagira gute? Ukiga.
ushobora kwirirwa uvuga ibya Babuloni nkatwe bababwiriza, ukazenguruka imisozi ubatiza abantu uvuga ko Babuloni ari amadini yayobye. Icyaha kikuzengurukamo nacyo ubwacyo cyarakubereye umutego. Mu gicumuro cy'umunyabyaha harimo umutego ategewemo, ariko umukiranutsi arishima akavuza iki? Impundu. Iyo yitegereje iby'abanyabyaha barimo guhura nabyo, umukiranutsi ashyira akaboko hejuru ati Uwiteka, hahirwa ababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bikagira gute? Bigatwikirwa. Mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 7 umurongo wa 26 haranditse ngo, maze mbona ikintu kirusha urupfu kurura, ni umugore umeze nk'umutego n'inshundura, n'amaboko ye akaba nk'ingoyi, unezeza Imana azamurokoka, ariko umunyabyaha azafatwa nawe. Bivuze ngo mu ikorosi risoza amateka y'isi, umugore nawe azahinduka umutego. Imana yashyize abagore ku isi ngo batubere umugisha, batubera abantu bakomeye. Ndetse mu bitabo byinshi berekana yuko umugore iyo umwigishije, umugore iyo yakiriye iby'Imana, urugo ruba ruzagira abuzukuru bayemera. Umugore ni umuntu ukomeye, ariko kubw'uburangare, kubwo kurangara kuzaba kuri mu minsi imeruka, abagore nabo bazageraho ntibabe bakiri umugisha, ahubwo bahinduka iki? Urushundura rw'umutego. Nugwa mu biganza by'umugore bajye bapepera bati kanaka mupepere buri yarashyinguwe birarangiye. Iyo ni Bibiliya ivuga. Reka twikomereze muri Bibiliya. Amosi igice cya 3 umurongo wa 1 haranditse ngo, nimwumvire ijambo Uwiteka yabavuzeho mwa Bisirayeli mwe, ab'umuryango wose navanye mu gihugu cya Egiputa, ati nimwe gusa namenye bo mu miryango yose yo mu isi. Nimwe dini ryonyine namenye, nubwo mu isi hari amadini menshi, cyo twarabibonye. Nicyo gituma nzabahanira ibicumuro byanyu byose. Mbese abantu babiri bajyana batasezeranye, intare yatontoma mu ishyamba idafite umuhigo, harya intare ninde? Ni Satani. Mwirinde Satani uzerera nk'intare igira gute? None rero intare niba irimo gutontomera mu ishyamba, hari ikintu yagize gute? Hari ikintu yabonye. Kandi umugunzi w'intare warumirana mu buvumo bwawo ari ntacyo ufashe. Inyoni se yagwa mu mutego uri hasi kandi udatezwe. Ubu ni ubuhanuzi bukomeye. Umutego w'umushibuka washibuka ari nta kintu ufashe. Muri no minsi mu buzima bw'abakristo benshi, imitego y'imishibuka irimo irazamuka ifashe cyangwa byakunda. Ikintu cyambabaje ni kimwe, dufite imitego itandukanye, ariko iyo ngewe nisuzumye mu buzima bwanjye nkareba, nasanze imitego dusuzugura ariyo mibi. Imbeba iyo igeze kuri rwagakoco irayizenguruka, yasaza inyeganyega ikumva rwagakoco irazengurutse. Imbeba ikaba ishobora gufata akantu ikakazunguza kakikubita rwagakoco igahita ifata imbeba iti navumbuye. Uyu ni umutego. Ariko bamaze kuvumbura ko imbeba zitagifatana rwagakoco, ubu imbeba bazitega umutego w'igitabo. Kandi imbeba ntizi gusoma, ariko iricara ikabona igitabo kibumbuye hari ikavuga iti ariko buriya harimo ibiki. Imbeba ikagenda yagezayo akaguru kugakurura bikanga, ikumva hariho ibintu bifata, ikavuga iti no, kugira ngo mpangane nabyo neza nuko ngomba kuba ndi ku gitabo neza hejuru. Nguko uko imbeba zirimo gupfa. Abakristo bo mu minsi y'imperuka, akantu gatoya katabishe kazaza kamufata. Nikamara kumufata yicara avuga tumva, kugira ngo iki kibazo nkirangize neza, korari mwe mumpaye konji y'amezi 2, mfite ibyo ndimo toma, mfite ibyo ndimo amezi 2, ubundi agenda agiye hejuru y'igitabo neza. Muzakubitana umubaza uti se kutakiza kumwima ati erega buriya inzu zose ni inzu z'Imana nabonye n'ahandi. Byakugendekeye guteze? Sha gusenga nabaye mbiretse, nagize akazi nyine ngira boss ureba nabi, ngira boss muri no minsi ureba nabi. Ariko Mana nyagasani, nta mutego ushobora gushibuka ntacyo ufashe. Imbeba zindi zimaze kubivumbura ziti rero ibintu by'ibitabo nabyo ni ibindi bindi. Barongera bavugurura umutego, bategura umutego noneho udusinga,
imbeba ijya kuri ako gasinga ikumva karakonje ikanyerera hari ikabanzaho umutwe ikinjiramo yumva binyerera yarangiza ikarya utuntu turimo ubundi kirirwa izenguruka yashaka urugi yagize gute yarubuze ikavuga itari ko nahoze ninjira mbo numva binyerera gusohoka biragenda gute ubwo buzima tubayemo ubu dufite utuntu Satani yakoze tw'imitego urimo uragenda winjira wumva ari umunyenga wazamara kugeramo imbere we gusohoka ukazazohora uzenguruka n'isereri. Ubu hari indirimbo barimo kuririmba ivuga ngo ndi mukinya. Abakirisitu abaki bose bagiye ku nzoga baranywa. Muzi impamvu iriya ndirimbo yasohotse? Iriya ndirimbo ivuga ngo twanyweye twasinze. Mwibuke yuko mu mwaka ushize Burarirwa yahombye 60%. Inzoga zayo zabuza abazinywa. Mugende mujye gusoma ku binyamakuru. Barangije amafaranga bari bafite barayazana bayashyira mu bahanzi. Barabwira ati umuntu uzazuyimba indirimbo y'abantu basinze agakundisha abantu ubusinzi mujye muyamuhaye ashaka yose. Ubu none indirimbo zigezweho twanyweye twagize gute twasinze ndi mukinya. Ubu dufite n'abakristo bari mukinya muri ino minsi. Imitego dusabwa gusimbuka. Luka igice cya 21 umurongo wa 34 Yesu arangije arabyerura nawe agaruka ku ijambo ryitwa umutego. Arangije aravuga ngo ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si. Uwo munsi ukazabatungura kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'iki? Umeze nk'umutego. Yesu arongera bigarukaho umutego. Ariko ko mwagize amahirwe Imana ikabafasha tukadufite n'ikirere cyiza muri iri hema ryacu, wowe nawe ubu wamaze gufunguka amaso wamaze kubona imitego yawe. Buri wese afitiye. Hari imbeba z'insirimu batega ibinini cyangwa izo mu cyaro. Hari n'imbeba y'ahantu imbeba z'abantu bize kubera ko ziba zirya ibitabo bazitegesha ibitabo. Imbeba zo mu byokezo bazitegesha imitego nyine isa n'ibyokezo. Buri muntu wese Satani yamugeneye icyo azagwamo. Shitimu iyo urebye mu kubara igice cya 25 ukareba ikorosi risoza umutego wa nyuma Abisiraheli bari bagiye kwambuka ibibazo bari bafite bigiye kurangira. Barangije Baraki ahamagaza Baramu, umuntu wigeze amenya iby'Imana akaba umuhanuzi. Niwe wari umuntu ukomeye wafasha Abisiraheli kuva ku Mana. N'uyu munsi wa none ushaka gusenya itorero ry'Abadive wese azitabaza bahoze ari abaki? Ari Abadive. Ibingibi nibyo bakoze. Bahamagara Baramu baramubwira ati tuguhe misiyo, ariko muze kureba muri Bibiliya zanyu muri kiriya gitabo cyo kubara hari ikintu Baramu yarazwiho cyane. Murebe igice cya 22 umurongo wa 7 bajya kuzana Baramu umwami amushaka. Abakuru b'Imowabu n'ab'Imidiyani bagenda bafite ingemu, bagera kuri Baramu baramubwira ubutumwa bwa Baraki. Bagenda bafite iki? Ingemu. Mbere y'uko isi turangiza izatuzanira ingemu. Kubera uko kubitana n'umuntu wese ukabona yuko afite inzara muri no minsi vizi. Buri wese afite inzara y'amafaranga. Umuntu aricara akavuga ati ko rero musoni ndanagukunda cyane ariko hari akagahunda nzaguhamagara muzamfasha ariko akirana buteze moto kandi ndi kuri moto n'ubundi ubwo ntegesheje indi jyahe. Nimero yawe ya telefone harya ni iyihe? Hari akantu ngiye kugusendingira mu gihe ukibitekerezaho. Umuntu akakubwira ngo tuzahura. Unaherutse kumamagara arambwira ati ndashaka ko tuzagira gahunda tuganira. Atariko ndabizi yuko utajya uboneka. Nisinjya mboneka. Ati none se buriya nk'uwavugana no muri Mirikorine bakadutekera ka cyayi. Cyayi cyo muri Mirikorine. Umugabo yari umuntu w'umukire ndamwaneze wamamagaye ko iwaye haba nido iyo nkwe nido mba na maximizinze. None se ndababeshya. Uramutse umamagaye nkanywa iwawe nido urumva mba bitandukanya na cyayi cy'amata gisanzwe. Bamvuga yuko nanyweye pe. Ariko kujya kuvugana n'umuntu ibintu ukabanza kumugurira icyayi cyo muri Mirikorine. Hari igihe ubwo aramutse azunguje umutwe ntabyumve cyabi cyahe muri
muri convention. Abadventiste bafite inzara y'agafaranga ku buryo isigaye igaragara ku maso. Niyo mpamvu umuntu uje kukubwira ngo uzajye kubana n'umuntu utari umudive arabireba agahita abona ko ufite inzara. Mushiki wanjye hari mitu yunohereje y'ibihumbi 2. Baramu kugira ngo bamurangize neza bamuzaniye ingemu. Kandi nawe witonde, ubu muri no minsi ingemu zirimo zirava i Babuloni kugira ngo abahoze ari abahanuzi bahinduka bavumana. Mu minsi iri imbere tugiye gutega amatwi amaradiyo n'amateleviziyo, abantu bamanika amaboko bavuma iminsi bamenyeyemo Imana. Mu gihe uyu munsi wa none turimo kuririmba ngo nshima umunsi nagize gute, mu minsi iri imbere bazatangira kuvuma iminsi bamenyeyemo Imana. Kubera iki? Ingemo. Narimo aragutumiriwe mutaraganira ukabona inkoko irareba hariya hirya, indagara n'isambaza birareba aha, amagi arareba hariya, ihene irimo irareba hariya, wagera ku meza yarangiza ati aya yose ni wowe twite, ntugire ngo nute. Mu mutwe bigacanga ubwabyo, bakaba barimo no kugucekinga uko utazi gutandukanya ibiva ku nyama n'ibiva he. Kavuga ati uyu muntu yararangiye afite inzara. Warura inyama, ufata amata, usukamo isukari, urya isambusa, urimo gukurana brochette hirya, batuye umuntu yararangiye. Yararangiye. Abadive benshi twararangiye, dufite inzara kugeza ubwo mbere yuko umuntu uje kudushuka tugeraho aza yitwaje iki? Ingemo. Ntago wabarenganya. Aganira n'umuntu kamaze uti se muri no minsi kana komeza utati narakubiswe, narahondaguwe, narapfuye. Ubwo si uwo muntu urumva we mwaganira utaramuha ingemu. Mwitondere ingemu zirimo kuva Midiyani. Baramu aragenda, agezeyo avuma Abisiraheli biranga, barangije bamujyana ku misozi 3 itandukanye. N'uyu munsi wa none niko bimeze. Iyo amahame yakubayemo menshi n'iby'Imana byakubayemo byinshi, umuntu akaguha misiyo muzakina bikanga muri ku Kibuye, arabihindura ati noneho tuzahurire ku Gisenyi ku mazi. Abakristo benshi ntago bazakomeza kuba nka Daniel. Batangira muraganira bwa mbere ukamaze uti ibi nibi bizakunda. Oya rwose ndi umuntu w'Imana, nasizwe amavuta rwose, oya. Akavuga ati ntacyo, tumujyane ku wundi musozi. Bakamujyana ku wundi musozi, bati bimeze gute, ati byazashoboka ariko biragoranye nuko byigaho. Abakobwa nibo bantu basigaye boroshye. Mukobwa aricara ati ngewe ndi umudivanisti kazi, twe ntago tujya dushakana n'abasore b'abapagani. Sora akagenda, kazaguhamagara mugahurira hano hafi za Nyabugogo, mukinjira ahantu, kabanza akaguha amata n'ibiki ibintu byose, mukaganira n'akaradiyo, ahantu hari urumuri rukeya, mutarebana mu maso. Mukobwa bakamatize urakihagaze, umukobwa ati oya uzashaka umwanya uhagije, ubu nta mwanya, ariko twabiganiraho tukagira icyo tugeraho. Yakavuga ati tuzamushyire ku musozi wo ku Gisenyi noneho ku mazi, areba n'abambaye ubusa barimo koga. Mushiki wanjye ko nagukunze rega urukundo ruruta idini. Ubu rero ikibazo nsigaranye ni ababyeyi bacu n'abayobozi b'iwacu b'idini bafunze mu mutwe. Yajyanywe hehe? Abantu benshi bazaza bakurwa i Kigali bari kuri Hoya, bazisanga Hoya yarahindutse iki? Ariko Yesu yaravuze ngo abana be bajye basubiza ibintu bibiri, yego oya, ibirenze ibyo bikomoka kuki? Muzi impamvu Daniel atigeze ahamagarwa mu kibaya cya Dura? Nebukadineza yarabizi yuko Daniel nahagera ibintu birapfa, kuko Daniel yavuze Hoya iba ari iki? Bari Hoya. N'abakristo b'iki gihe umuntu aragutumira, yamara kugukubita fanta gupfumbatisha 20,000, yarangiza umaze kukugurira inyama, watangiye umubwira ko uri umudivuru muri n'umukusi, inyama agatangira akazaza guhi umufa wazo, undi agatangira akagukubita inziza wahereye ku ifi, kazagera ukarya kabenzi, yangiza tuyararangiye uyu nguyu misiyo yatungana. Babadive benshi bicaye ku kabenzi. Ako kabenzi rero kazabatwara. Elena White azamukira kuri ibi bintu, yanditse amagambo, mva aya magambo yanteye ubwoba. Umwami w'Abamowabu rero amaze guhabwa inama na Baramu, yakoresheje ibirori bikomeye cyane byo kuramya imana zabo nk'uko Baramu yari yabimubwiye. Babyumvikanyeho rwihishwa yuko Baramu ashuka Abisirayeli bakajyayo kwirebera,
kureba ntacyo bitwaye. Reka kujya kureba uko muri indi dini basenga si n'icyaha, kugenda ukajya kwirebera. Ejo bundi hari igitaramo cyari kirimo kuba cya Primus Guma Guma, hari ninjoro. Noneho ikintu cyantangaje, bari barimo kubicishaho kuri televiziyo, ndumva byarabaye ari kwa nyuma niba ntibeshye. Noneho ngiye kubona mbona umudive w'umuririmbyi wo muri korari yo muri uyu mujyi ikomeye, noneho yaracitswe arazaza imbere, buriya abakameramani nabo wagira ngo shitani aba yabatumye. Arazaza aho ari, umukobwa arimo gukata indirimbo, nta nubwo ari n'umukobwa, ni umumama kuko amaze kubyara umwana umwe. Yarimo gukata indirimbo ari kumwe n'undi muntu, noneho bashaka, kuko igitaramo cyari cyabishye, bashaka umuntu ushyushye ngo bare werekana ko gishyushye, abari we bagira gute. Ubwo wabona yari yasize n'umugabo yamwihishe. Narababaye. Turi mu gihe abizera bacu barimo gutinyuka ibitaramo na gahunda z'Imowabu gake gake, kandi yarazwi yuko ari umuhanuzi w'Imana ku buryo yagize ingorane nkeya gusoza umugambi we. Abantu benshi cyane bajyana nawe muri ibyo birori, bashutswe n'umuzika n'imbyino, kandi bakuruwe n'ubwiza bw'abakobwa b'abapagani bahererezaga izo mana. Nibongera kuyoboka Yehova, inzoga zitera igihu mu bwenge bwabo. Basoreje ku nzoga, vuga ati mubakubita inzoga mu mutwe tubanze tubarangize. Niba hari abantu barimo kurangira muri no minsi, ni Abadventiste basubiye ku nzoga. Hari abazinywaga bihishe, umucyo w'abarokore winjira mu badive. Hari abantu bakomeje kunywa inzoga bihisha ari abapastoro, abandi bakomeza kuzinywa bihisha ari abakuru b'itorero. Noneho barangiza bakazabazinywana, bigeraho abana babo barabivumbura, abana babo nabo bakazaza bazi i Kigali nabo bakazinywa bihishe nk'umuco babonye kuri basi. None ubu ngubu byamaze kurangira. Ninjiye ahantu makubitana n'umuntu wari warantumiye ahantu njya kubwirizayo. Ninjiye aho hantu nari ndimo gukora akazi kanjye ka tekiniki, ambonye umutima uramurya. Yari yicaye ku kameza, bamutereye akameza karekare, amaguru adakora hasi, amarinete yayamanu yari kuzuru, arimo kunywa inzoga ikonje ya mitsingi. Ambonye ngo komera muso, ndamubwira nti komera. Ntibigutangaze nuko nguko bireba, nta rindi jambo narengejeho. Ariko nyuma y'igihe gitoya nagiye kumva numva n'itorero rye ryarabimenye, ntarajya no kubibabwira, bamukuye ku buyobozi. Ariko yajyaga akambwira ati wacu harakonje, hari umudayimoni utuma abantu bataryoherwa, turimo turashaka uburyo twatumira ababwiriza bashyushye nkawe. Ubwo njyeyo naragenda hanisha, nawe utekereza nawe gutumirwa n'umunywi w'agacupa kuri urwo rusengero. Ubu rero nguko uko byagenze, murazinywa mwihishe. Ariko ikintu Bibiliya yivuga, mbere yuko Yesu aza, ikiri mu muntu nicyo Imana izagira gute, izakuza. Abantu bari aha ngaha bajya bafata amasafari, bo barabizi kundusha. Kugeza ubwo nabitwa ko ari ababwiriza, nabitwa ko ari abaririmbyi. Abantu bakubwira batahubwa izanywa se wazikorera. Turi yarazinywa kandi aragura mu kabari, arananyurwa aranezerwa. Iyo yabuze akabari kaba kabiye. Ariko twarangiye, abantu turimo turabatora tukabagira n'abayobozi, bitewe nuko muri bo hari impano, bazi kuganira n'abizera, bazi gutera igipinda abizera bagatanga amafaranga. Abo bantu iyo tubakoresheje cyane, iyo bakoze idini riba risa neza, baparika n'amamodoka n'ibiki byose. Inzoga zagombaga gukoreshwa atari ukugira ngo abisirayeli batandukane n'Imana, ahubwo barangire no mu mutwe, ku buryo uzaza ubareba ukabona ni abantu ba feke. Niba hari umuntu usigaye ateye agahinda n'umudive, abadive basubiye ku nzoga benshi, inkweto zarabahengamanye, no kugira ngo amenye ko ibirenge bye binuka nta kibasha kubyumva. Ingo zabo ntibakimenya gutaha ngo byibuza namenye ko rukeneyemo isukari. Twarangiza tukaza tukarenzaho amigisho. Kandi abazinyweye igihebo, iyo uvuze iby'inzoga ahubwo uba umeze nko gukirigita umukecuru, avuga ati ariko si ibintu umuntu arimo n'ibyo.
inzoga rero zarakataje, kuko umuntu uzinywa wo hasi mubahamagara ku gipande, iyo umubwiye uti kuki unywa inzoga arakubwira ati reka da, ariko kuki mureba gatotsi, murebe hejuru. Naba nanjye mba naziguriye kana karetse kubitwa mu kabari yavumbye, kandi ni umuyobozi mwene wanyu, mugende mumwegere. Inzoga ziraturangije. Ibintu byabaye kuba Israeli Shitimu, Abadventiste kubwo gufashwa n'Imana bazarokoka, ariko nibatasaba Imana cyane ngo ibafashe, turi Shitimu. Icyakurikiyeho ni iki? Ndi mu bakurambere n'abahanuzi page 215, ngeze kuri page 217. Ubwo twegereza iherezo ry'igihe, ku ngabano za Kanani yo mu ijuru, Satani azakuba imbaraga ze inshuro ebyiri, akoresha kubuza ubwoko bw'Imana kwinjira mu gihugu cyiza cyane. Azateza abakozi b'Imana ibishuko bye. Abaki? Abakozi b'Imana ibishuko bye. Aramutse atumye banduza ubugingo bwabo, yabakoresha kurimbura benshi. Yoshya abantu kwica itegeko rya 7. Hari itegeko rya 7 rivuga ngo iki? Ntugasambane. Abantu bazasambana cyane. Aha Elena White yarabyeretswe. Abakozi b'iki? Abakozi b'iki? Nibo Satani azashaka ko bagira gute? Baba basambanye. Mwana w'umukobwa aza kwegera kubwira ati mukozi w'Imana, mfite ikibazo, numva umutima buri munsi ubu nshinja ibyaha, ni gute nasaba Imana imbabazi nkababarirwa? Wajya kubona ukabona ikintu cy'ikigabo cyataye urugo, kimaze kubyara abana 3 mu gasozi, ariko gifite amagambo meza ku ruhimbi. Itorero ryatinye guca kuko kigiye, itorero ryaba rihombye, kikaba gifashe mu biganza bya wa mwana w'umukobwa. Uwo gifashe mu biganza ukabuzi ko burundu arangiye. Aramutse abishoboye bakoresha kurimbuza benshi. Yoshya abantu kwica itegeko rya 7 akoresheje inshuti z'isi, ubwiza, gushaka ibinezeza, umunezero, ibirori cyangwa igikombe cy'inzoga. Niba iki biharawe mu miryango yacu ni ibirori. Ubu abagore badakora ama anniversaire mu ngo zabo, abagabo barabacika. Ariko papa kana ko dufite imodoka, koko ubu koko wabuze na anniversaire y'imyaka 13 koko tubanye. Ubu koko wabuze na anniversaire y'imyaka 7 dutangiye kurambagizanya neza. Imyaka 6 tubyaye umwana w'umuhungu wari umukeneye. Imyaka 3 twubatse inzu nziza imena amazi ahantu hose. Imyaka 2 tuguze imodoka duparika ku rusengero abantu bose bagatera amasaruti. Kuko washatse umunsi mukuru bite? Buryo babadamu harimo barahamagara abandi bagabo bo mu zindi ngo wagiye unkangurira umugabo ko mbona asinziriye. Arasinziriye. Ibirori. Urugo rurimo kredi, urugo no kurya byagoranye, urugo no ku rusengero muri korari rudashobora gutanga n'amafaranga y'iniforume, rurashaka gukora iki? Anniversaire. Bacana ibibuji bakati bigato. Noneho ikintu kibabaje, n'abasaza barimo barazishaka. Muze n'abasaza barazishaka. Saza arimo aricara akavuga ati oya nzahamagara abantu barya inkoko barya ihene, kuko abantu banyise yuko ndi gafunga mfunga cyane. Reka nshaka uburyo rwose nkora umunsi mukuru abantu barya inka, bavuge bati wanyite n'irindi zina byibuze. Ubu rero dufite abizera bazi kurya ingo z'abandi bagataha babanenga. Umva sha turariye, ariko sha umva ye turariye baradufotora, ariko mva injiji zibaho rwose. Uzi kugaburira umuntu yahaga akakwita injiji. Mu gihe muri mu minsi mikuru murimo kurya, murimo kugira gutagaca mu gikara akajya kureba, yasanga agasanga ahantu mwubatse amakaro mutarayashyiramo. Ati yewe ati no gupapira, ati simbona n'amakaro yarayabuze. Ibirori cyangwa igikombe cy'inzoga. Abadventiste bazategwa inzoga, ariko ntago bazategwa inzoga z'inzoga, kuko izo baretse ntago ari zo bazasubiraho. Satani azaza bakorera izo bajya mu buryo bworoshye. Ntago azatuma baba basinzi bicupa, azatuma baba basinzi b'igihe kirekire. Umuntu abanza kubite ka Bavaria mu kanwa yumvemo twa tuntu duturika, yumva kumbuye mitsingi. Umuntu agiye yumva afite akabaraga gake, atangiranywe za energy za Red Bull zacya zisukamo.
rimwe azakubitane n'umuntu w'umurokore mugenzi we uri kuri pirimusi ambwira ati kunywa pirimusi, mubwira ati washa biriya bintu nabibanjirije ariko nabonye mpendwa ubu ndaha. Abantu bafite imishinga yo kuba abasinzi b'igihe kirekire. Dufite abadivanisti basubiye ku nzoga kubera gukorana n'abafande, gukorana n'aba minisitiri n'abayobozi n'abanyamafaranga bo hejuru. Reka ntago mu rugo rwa kanaka nafatamo mitsingi, ntago nafatamo fanta, oya naba nisha ibirori byasa nabi, ndayinywa nyine ku isabato nzihana. Dufite abantu bahora biyegurira Imana ku isabato. Afande yagukura mu mubare w'abantu bari kwiberesha, musoni ntukadushuke. Igihe kizagera naho mwari muhagaze hanyerere, kuko Imana izabikora ngo ibereke yuko umuntu adatunzwe na bene wabo, atunzwe n'ijambo ry'Imana. Abantu benshi turi abanyabwoba, amahame tuyavugira kuri mikrofone, ariko iyo dukinguye ibipangu hari ahantu dusiga ibitabo n'ibintu byose twize, tukinjira tumeze nk'uko twari tukiri abapagani. Impamvu ibi bintu mbibabwira nzi impamvu yabyo. Aha muri iki gitabo bavuzemo amagambo menshi, ariko reka twisoreze iby'iki gitabo tugaruka kuri kariya kantu kavugaga iby'umutego. Tubonye inzoga, tubonye ubusambanyi, abagore beza n'ubwiza bwabo, ariko tubonyemo ibintu byinshi. Reka twegere imbere. Abantu benshi barimo barashaka kuramira isi, barimo barakoresha imbaraga zabo, abanyapolitiki, abasirikare, abapfumu, abanyamadini, abaki barashaka kuramira isi, ariko isi igeze mu gihe cyayo, igeze kuki? Igeze ku musozo. Ellen White rero yabivuze neza mu gitabo cy'Intambara Ikomeye, aravuga ngo isi ya none ntabwo igaragaza ko yiteguye kumva imiburo kurusha abayuda bo mu gihe cya Kristo. Iherezo ry'iyi si, igihe rizazira cyose, abanyabyaha bazagira gute? Bazatungurwa. Mu gihe ubuzima nabugize umutuku. Umuntu wese muraganira, se ko wacitse muri korari ga no ubuzima kigarura abona atari danje se. Ikigeragezo cyitwa ubuzima, abantu bazihakana Imana n'amahame, uvugane nawe akubwira ati ubuzima niho bwanyerekeje. Mu gihe ubuzima bw'abantu buzakomeza kugenda nk'uko bisanzwe, abantu barushaho gukunda ibibanezeza, bahugiye mu bintu bibazanira inyungu z'isi, mu gihe abanyamadini bazaba barata gusa amajyambere y'isi bagezeho, kuko nta kintu cy'Imana bagira gute? Barata. Nitwe dufite urusengero rwa mbere muri uno mujyi. Iwacu niho hasengera abantu bize benshi. Hari uherutse kumbwira ati urusengero rw'iwacu nirwo rwavuyemo misi. Twebwe ati aho Imana iri harigaragaza. Imana ifite ukuntu izagenda ituma itorero ryacu rijya mbere. Tubu nitwe dufite iki? Uba abasore bakunda inkumi rero bagiye kujyaho ba misi bagira gute? Ariko abantu bazaba bihenda ko bafite umutekano, nk'uko umujura yinjira mu nzu itarinzwe kandi atateguje, nibwo kurimbuka gutunguranye kuzagura abo bose badamaraye bibereye mu byaha, kandi ntibazabasha kugira gute? Kubikirana hato. Ibintu 10 bizaranga iri korosi tugiye gukata. Icyambere, Bibiliya na Korowani bizahinduka ibihahisho by'abashaka ko iminsi yicuma. Umuntu azaza acuruza byange, yacuruzaga inkweto barazihagaritse, agiye mu myenda bayongereye iki, none hakatakate byange, nujya kubona ubona afashe Bibiliya. Hari umuntu nzi wari umutekinisiye mugenzi wanjye, mu minsi ishize ubu ngube pfi ngiyi, inzu ye yari yarubatse yayigabanyijemo ibice bibiri, akubitamo icyumba. Abantu bo muri ADPR bashiriyeyo ngo n'abadive barihisha bakajyayo. Ubutekinisiye amafaranga yari yabaye make, ariko idini ubu rirashyushye. Bibiliya na Korowani bizaba ibihahisho. Umuntu nabona byanze asigaranye 200,000 ayakodeshemo inzu y'icyumba na saro, akubitemo abadamu abemerera 2,000. Hari amadini afite amasengesho hano hafi y'iminsi 77, babwiye umuntu wese ngo uzayabonekamo ajya azayiyandikisha, Imana nitamuhemba bo bazamuhemba. Ni ibintu bibiri, ntabwo uzahomba. Niba Imana nitaguha ibyo ushaka, natwe tuzagira gute? Tuzabiguha. Icyaka kabiri, hazavuka amadini menshi yerekana ko aje kwita ku bibazo by'abantu, ahubwo aje kugira gute?
kubyongera. Abadamu batabyara muze, umudamu wawe yirirwaga mu rugo akora n'akazi anacuruza, noneho ajya ahora yirirwa mu masengesho, kakaboti kagashyiremo murumuna we acuruza shikofi. Nimurangiza mube mwinjiye mu bukene, ubukene noneho bukubitiraho no kutabyara. Ibibazo biragabanutse, biriyongereye. Amashyirahamwe azaza ngo atuma abantu bakira bitewe n'ubusambo buzaba buri muri ayo mashyirahamwe, ahubwo abantu bakene burundu. Kandi nibajya gutanga raporo bavuge bati ishyirahamwe ryungutse miliyari 300, abantu bakoma amashyi. Kandi ubizi yuko nimugoroba baguhaye raporo yuko mwagize gute? Twarahombye. Nuzana umutwe turawumanyura, twarahombye, ahubwo gurisha n'inzu uzana ndi. Ariko raporo yaca kuri televiziyo, ishyirahamwe ryungutse miliyari 2, mukoma amashyi cyane, abantu bagakubitanya uturahura, abantu bati turajyamo, murajyamo. Ibi ni ibintu byahanuwe. Ibi bintu ndimo kuvuga si ibintu bishyashya. Ibi abadive babibwirije muri za 1992. Ariko uyu munsi wa none twashiriyeyo. Barabanje badukubita umutego witwa ikimina. Ibimina turagenda turabiyobora, ikimina kirimo umudive kikaba kiraryoshye. Amafaranga uyabona vandire dukajya kuyatangira n'isabato. Umudive yakwambura urwo rusengero asengeraho ntuzarusubireho. Abambura mu mashyirahamwe bageraho noneho umudive yaba yambuye bakohereza undi mudive akaba ari ujya guteza ibye byo mu nzu. Twihige twifate. Bigeraho ubu ngubu abari aho ngaho barazamutse bashinga amashyirahamwe bagira gute, none ubu hari abantu binjijwe mu bukene bwa burundu, ariko ayo mashyirahamwe barimo bahora batanga raporo ko ibintu bigenda neza. Ubu noneho hari na system ihari. Mwishyirahamwe usigaye ujya kuvamo akabwira ati shaka umuntu ushyiramo, ugahita ushaka umuntu mwene wanyu w'inshuti yawe magara ukamubwira uti ngwino ibintu biracamo. Barangiza bati ayo yari yinjije aba ari yuheraho uhombe wemere usubireyo. Ukazajya kumenya ukamenya ngo umuntu yarivuyemo ahubwo ari wowe wasizemo mu bibazo gusa. Abantu bari aha ngaha turi ku kibuga cyiza ku buryo ibyo bintu murimo kubyumva neza bidasaba ubusobanuro bwinshi. Kandi icya gatatu, icya kane, imijyi izuzuramo abantu bashaka kubaho neza kandi batavunitse. Ibi bizatuma imijyi ibindiri z'abadayimoni. Nta muntu ushaka gukora. Ariko dufite tantine wacu abahe abi Kigali, none se akora akazi ki? N'umukiri ukomeye afite amamodoka n'ibipangu. Mama wazambwire tantine nkajya kubayo, wajya ko nukabona raje iwawe usitise uzataha ryari? Oya, ntago nzataha iwacu narahanze. Undi akazaza abyukira ku mugati, ifiriti, makaroni, ashwana n'abakozi ku isukari ari nkeya ukagira ngo yayiguze. Ntazasubira mu cyaro, ni ukwirirwa aho ngaho. Ibeshereho muzagira ikibazo umwirukane, akazi ke nta kandi, kuko yinjiye mu buzima bworoshye muri Kigali. Arashaka inkweto y'ibihumbi 200, arashaka kubaho neza. Ni babandi barimo kwirirwa batega abakecuru babashikuza amatelefone. Ni abantu mwagiye muzana ngo baze kurya ubuzima i Kigali buranga. Imijyi izaba indiri y'abadayimoni kubera ko abantu bose badashaka gukora, bose baraza mu mijyi. Cya gatanu, amategeko azashyirwaho ngo ashyigikire umuryango. Amategeko azashyirwaho ngo ashyigikire umuryango, ashyigikire umugore. Ahubwo ayo mategeko awusenye bitewe no kumva n'aba amategeko. Ubu ikintu cyitwa uburinganire mu mitwe y'abagore cyitwa ubusumbane. Imana imaze kubona yuko abagore bateshejwe agaciro, igashaka kubazamura kugira ngo yaba mu by'Imana no mu by'ubuzima n'iby'umuryango nabo bagira uruhare rwo kubaka, kuko ari abantu bakomeye. Abadamu bo Satani nawe yazamukiye muri iki kintu. Bamwe na bamwe mu bayobozi bo ku isi batandukanye b'abagore batagira abagabo n'abananiranye n'abagabo babo bacengera muri iki kintu cyitwa gushyiraho amategeko yo kurengera umugore. Abo ngabo nibo bagiye batanga ubuhamya, bazinura abagore abagabo. Ariko Imana ishimwe, Imana izazigenda ibikemura neza. Ikintu gikomeye kindi kizakurikira, Satani azateza indwara ahinduka umuvuzi wazo. Ibi twarabibonye bitewe n'umuvuduko isi izaba ifite. Uburezi buzazamba, yaba mu nsengero, mu masoko no mu nama hazagaragara icyuho cy'ikinyabupfura.
umuntu azazahagarara ku ruhimbi umureba abwiriza, nureba urabone ni imbobo neza neza, ni imbobo. Uvuga uti nyine nta kundi kuntu nabigenza, nawe bibabwira ati munyakira uko mumbona. Hari aho umugabo yakaje ku ruhimbi akavuga iby'imyenda y'umugore we yambara n'uko ayimanika, uruhimbi rwa hasi ntago mwabyumvise, nta muntu waje hano akabivuga, tugaseka ngo n'umubwiriza mwiza uzi gusetsa. Umuntu urimo kumena amabanga y'urugo rwiwe mu rugo, ntanavuge wenda ngo byabaye mu rundi rugo, ahubwo arimo arasebya umugore we. Twarangiza ngo twahamagaje umubwiriza ngo arimo arabwiriza ubutumwa bwiza, muzongere munamutumire. Yadusekeje cyane. Ni igiki murimo gushaka kumva ku mugabo wamennye amabanga, arimo kumena amabanga y'uburyo asanga umugore wameze iyo avuye mu mavuno? Mujye munatugira inama. Ababwiriza benshi bagiye kurimbuka baziza abizera babashonyagiza. Kwira umuntu umubwira uti nibyo wabwirije neza, twagushimye mu cyigisho watanze, ariko wageze aho ngaho nawe uratandukira. Jya wiyubaha nk'umuntu w'umusirimu w'i Kigali. Ririya jambo ntirizongere no kugucika. Ni gute wazanye ibintu ibi nibi ku ruhimbi? Tugezaho abizera batakigirira icyizere ababwiriza. Umuntu ajya gukora ikintu yarageze, kana ntuzamvuge ndakuzi umbonyemo icyigisho. Kubera ko ababwiriza benshi ntibagisoma. Iyo aguciyeho ku kazi agasanga urimo urashwana n'umukozi, kuwanya umusanga ari umutwe w'iki w'icyigisho. Umva wabwira ibintu tuba turimo mu mibyizi. Hari aho umuntu umerutse kugenda nsanga mva n'umwizera, hari ahangaha ariko Imana imfashe simvuga izina rye. Ikibwirizwa kikabubujajwa mpaka birangiye. Abizera kandi bagakomeza akakubwira ngo umubwiriza wa mbere muri Kigali ngo urakomeye. Inama y'itorero ntinabigenzura ikazongera ikagutumira ngo wafashije iki umukumbi, kumena iki amabanga. Umva reka mbabwire, ndabyemera yuko mugiye gupfa muzize twe, ariko natwe tugiye gupfa tuzize mwe. Mutugira inama ko nazi ibitabo byinshi ntibikuraho ikinyabupfura. Bitewe n'uburezi ko buzazamba, ikinyabupfura kizabura yaba mu nteko zishinga amategeko. Ejo bundi sinzi igihugu nabonye abadepite barimo guterana ingumi n'abaminisitiri, noneho minisitiri w'intebe bamucomoramo, we nta na jido yarazi, bamucomoramo bamucisha mu kandi kugi, baterana ingumi. Abagabo b'amada batamye, imwe yafata karuvati ukabona aragaramye. Mva ndareba mbona ibintu bisa nabi. Bizi iki koko? Ikinyabupfura gike kirimo kiragaragara no mu nzu y'Imana. Amahoro y'isi azigirwa ku meza y'abantu barimo gutegura intambara. Abantu bicare bati igihugu cyacu kiratekanye, mu Burayi bicare bati igihugu cyacu kiratekanye, kandi nyamara igihugu ntabwo ari ugutekana, ahubwo barimo baragura iki? Mo baragura intwaro, bategereje ko amafaranga yiyongera. Hari igihe kizagera abategetsi b'isi nibarangiza bamanika amaboko bavuge ngo nta mahoro y'abaki y'abanyabyaha. Icyacyenda, imyidagaduro, umurengwe, kwaya bizaza bigaragara ahantu hose, kandi kubaho bizabatombora. Betting, babadive bashire muri betting, marajyayo kavuga tumva mari zaranze, ibintu byose byaranze, akagenda. Hari umuntu hano hirya ku Gisozi usengera mu idini utari umudive, hari umuntu hano mu mujyi rwose wamumbwiye, arambwira ati we iyo agiye gushyira harabanza akayasengera. Mana urabizi uko nayabonye ndushye, aramutse ahiye naba mpombye. Abamarayika banjye imbere. Abetingira hano mu mujyi. Abakirisitu bari mu Rusimbi, abadive bari mu Rusimbi, abandi bari muri banke Ramberi. Inzu zirimo ziratezwa. Kutamenya Imana ni igihombo gikomeye. Icyacumi, umwuka w'Imana uko akurwa mu isi, isi izamera nk'ikigo gicumbikiye abasazi. Abantu bazaba abasazi. Ujye wibaza ibintu umugabo yakoze, umubaza utari ko mbabarira umbwire koko ni wowe wa wundi papa kana, wowe twabanye, ni wowe wakoze ibi bintu. Akubwira ati ubuse nacinka amabere. Wibaze niba ari we bikuyobera. Mu minsi yashize twagiye hariya Indera, twari twagiye gusura abantu baho, nari ndi kumwe n'itsinda ryari ryavuye hano. Tugezeyo hari umumama nabonye mwiza cyane. Ndangije mbaza abantu, none se uriya mumama
barajambwa turiya mu mama n'umukire cyane, turiya mu mama afite n'abana bakomeye hanze n'ibiki byose. Ndamubaza nise n'ukubera iki? Ati buriya kubyumva kimwe n'umugabo byaranze, umugore kubyakira biranga, yibona ahangaha. Ubu ngubu uyu musatsi nubwo watangiye kumera ageze baramwogosha, ubu nibwo atangiye kutubaza ngo naje hano ni kutumvikana n'umugabo. Umugabo wamubwiraga mugikennye ukumva arumva, amafaranga yamara kuboneka wazaza ubwira umugabo ukabona ntagize gute, ntakumva. Umumama yumva ntibishoboka, umutwe uranga, imitsi iraturika, birarangira. Abantu bazaba bari mu mvura y'amafaranga. Imvura y'iki? Y'amafaranga. Ariko uretse n'imvura mwasenze mukabona ibijojoba. Umuntu umwe yaravuze ngo yanga amafaranga, undi arangije ati amafaranga aramutse abaye imvura isi yose yazaza igenda yasamye. Ako murumva icyo kintu yavuze? Amafaranga aramutse abaye iki? Imvura, isi yose yazaza igenda igize gute? Yasamye. Nawe yavuze amagambo akomeye, avuga mu by'amashyirahamwe ati nubwo muri iyo miryango hashobora kubamo ibintu byinshi bigaragara ko ari byiza, muri byo havanzemo ibindi bintu byinshi bitera bya byiza kuba impfabusa. Ndetse dufite ubundi buzima butari ububeshwaho n'ibyo kurya by'igihe gito. Nuba ugiye mu ishyirahamwe icyo ujye ukimenya, muri ayo mahuriro Kristo ntaharangwa, nta na rimwe avugwaho ibyo kugendana nawe ntibyifuzwa muri ayo mashyirahamwe. Gabanya uburokore, ntukajye uzana hano ibintu by'ubudive, oya. Nawe ahita arangije atanga inama, aravuga ati igihe bibaye ngombwa ko umwana w'Imana agera mu itsinda atahisemo, nimureke yisunga Imana kandi Uwiteka azamurinda. Ariko tuhagarara tubwira abantu hano murapfuye mugize gute? Umuntu yashoye miliyoni ze 80, amafaranga ye yose afite n'inzu ze zose zanditse muri iryo shyirahamwe, urashaka ko asohokamo nk'injiji, bigende gute? Uzamutunga? Tuzamuteranyiriza amafaranga y'inzu se? Ntayo. Nawe yaravuze ngo mureke yisunga Imana. Nyamara ntabwo agomba guhara amahame amugenga uko byagenda kose, nuko ikigeragezo cyaba kiri kose hasi. Ayo mashyirahamwe atanga inyungu zigaragara mu mirebere y'umuntu ko ari myiza, ari imigisha ikomeye, nyamara atariyo ubigenzuje urugero rw'iki? Rw'Imana. Mu ishyirahamwe ryose ugiye kujyamo ubona inyungu wanakize, ni ukuri rwose. Dore kanaka ejo bundi ntiyajemo, numuzi hariya Nyabugogo mukatana, ubu ngubu ni umukire cyane, ubu ni urimo kutuguriza mu mezi angahe? 6. Wirangarasha. Ufashe urugero rw'Imana ukaganira n'abantu baciye mu mashyirahamwe akomeye ku isi, abenshi wasanga bafite amarira barimo kuvuga ngo Mana uzarinde umutima wanjye no kongera kwibuka ibyo bintu. Ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2 page 101 ndetse na kugeza kuri page 105, ariya magambo muzayasanga hariya. Uyu munsi wa none abantu barimo baravuga batahi ifaranga ryava niyo ryava muri Illuminati, niyo ryava muri Freemason, ngewe nagenda nkarizana. Abadventiste basabwa kwitondera aya mashyirahamwe matoya dufite. Aya mashyirahamwe matoya dufite agiye gukena, namara gukena atangira ajya gurwa n'amashyirahamwe y'abaki? Y'abanyaburayi. Ayo mashyirahamwe menshi y'abanyaburayi akomora amafaranga muri Freemason. No kuvuga ngo ibintu ntibiraba bibi, ariko bizaba bibi imbere cyane. Aya magambo arakomeye. Elena White we yaranabyeruye. Volume ya 2 page 111 yaravuze ngo abantu bahagaze munsi y'ibendera risiza amaraso ry'igikomangoma Emmanuel ntibashobora kwifatanya n'ishyirahamwe rikora rwihishwa nka Freemason n'ayandi nkayo. Iyo rero turimo kuvuga Freemason hano itandukanye na kaga koperative k'abakarani hano ruguru. Mujye mumenya kubitandukanya. Karaga koperative k'abakarani naka abantu bishyira hamwe bakavuga bati duhana ibihumbi 200 nubwo bakita koperative, ariko amategeko agenga koperative ubundi kare akantu ntabwo kabari iki, ntabwo kabari koperative. Mu Rwanda nibwo turimo gutangira koperative nyazo zifatika, ziba mu Burayi n'ahandi. Hahandi ujya kubona ukabona koperative amafaranga arahari, ukabaza ngo amafaranga ko tubonye kuri konte haje miliyari 100 zaturutse, bakakubwira bati sohoka ntuzongere kuvuga uryo, cyangwa bakarara bamunize. Warabaza amafaranga yavuye. Ibintu birakomeye.
Abadventiste basabwa kwirinda kwishyiraho no gutwara ibintu batazi icyo bisobanura. Imyenda bambaye, utuntu baharaye, abadamu mu mujyi bambaye utuntu nawe watwambaye, nujya kwambara ijipo, nujya kwambara igitenge, nujya kwambara inkweto cyangwa ikoti, jya ubanza ubaze izina ry'iyo nkweto. Hari igihe iyo nkweto iba ifite uwo igize gute yitirirwa, kandi wibuke ko wowe witirirwa Kristo. Ibi birakomeye. Murabizi yuko bagiye bavuga iby'idini ya Satani. Ibi ni ibimenyetso bigenda bikoreshwa n'idini ya Satani. Ibi ni ibimenyetso abantu barimo gukoresha mu buzima bwabo busanzwe, ariko nanone ugasanga ni n'ibimenyetso birimo gukoreshwa n'amadini. Badventiste mwitonde, kuko ikintu cyose cyaduka ku isi kiba gifite impamvu. Iyo papa agize gutya abazi icyo avuze. Muranyumva neza? Iyo Obama agize gutya abazi icyo avuze. Iyo umuririmbyi amaze kuririmba utuntu akora. Ikintu kimbabaza rero, abana bacu uburyo barimo kwitwara, uko bahengeka iminwa, uko bavuga, uko basubiza, uburyo barimo kugenda batera intambwe, ni ibintu barimo kurahura ku mateleviziyo y'abantu batakebwe. Mu myaka mike muzasanga ingo zanyu nk'abakristo nta mana ikibamo. Ibi birakomeye. Umutego wundi ukomeye Abadventiste bakwiye gucika ni umutego wo gusenga hifashishijwe ibimenyetso n'amabendera bya Isiraheli mu madini arimo kwaduka. Uriya mudamu muramureba, afite ibendera ry'iki? Rya Amerika, ariko hejuru rifatanye n'iryaki? N'irya Isiraheli. Yari ari mu rugendo rukorwa rimwe ku isi, urugendo rukorwa rwo gusengera Isiraheli ngo igire amahoro. Abantu bavuye ku isi yose bajyayo. Kandi ikigaragara ni kimwe, mu myaka 40 ishize amadini menshi yitwa ko ari ay'ububyutse yatangiye gukangurira abakristo kujya muri Isiraheli kugira ngo babone y'Imana, gusangira n'Abisiraheli amasezerano, gukurayo imigisha, ibintu bagomba gukurayo. Abantu bagiye muri Isiraheli bazaza bifashisha kugira ngo Imana ibemere, bagomba kujya gukurayo amazi y'iki? Yo mugisha. Bagomba gukurayo amavuta, barangiza bagakurayo n'iki? N'ubutaka bukoreshwa hehe? Mu masengesho. Ubu butaka buri hano Kicukiro, ni Kicukiro hepfo yo muri Niboyi gutya ku rusengero ruhari. Ubu butaka burahari kugira ngo ntabwo ari umuntu wese ubonetse. Noneho bo bubatse n'igikuta cyubakishije ubutaka buvuye muri Isiraheli. Iyo ufite ibibazo byakurenza uragenda ukajya kuririraho, wakubitaho umutwe, wakubitaho agatuza, wahapfukama. Icy'ingenzi nuko Imana ihita ikumva kuruta uko wari umeze iwawe. Warangiza nawe ugatanga ituro ritubutse. Amavuta mu Mutara hari umusaza, sinzi na mwarabyumvishe muri no minsi, urimo gutanga amavuta ku bantu bafite ibibazo, ngo ni amavuta yo kunezerwa. Nuvuga ngo ayo mavuta yo kunezerwa Imana yamuhaye, buri wese agura uko ashaka. Aratangira akavuga ati nta muntu ushaka amavuta. Abantu bagatangira ati ngewe mpaye 5,000, undi ati ngewe ndayaranguye yose. Umva mu Mutara ibintu bimo biracika. Abo bantu ngo barayisiga, abakobwa babuza abagabo iyo bayisize ngo barabengukwa. Ariko ubundi ubwo bitandukane n'ubupfumu bwa kera, bitandukane n'inzaratsi kera batangaga. Hari amazi, aya mazi yo hano kuri Rompuwe hari idini, aha kuri Rompuwe neza hano, yego muri Kavi hari idini mujya murireba kuri TV1. Iri dini ryo rimaze gukira kubera iki? Aya mazi bavuga ko ava i Yerusalemu, hahandi kwiriba Yesu yahuriye n'umudamu. Ayo mazi rero iyo ugezeyo ukababwira uti ngewe mfite ibibazo ibi nibi, nta mafaranga ajya aregama mu rugo rwanjye no mu kazi kanjye, baramubwira bati ufite inyatsi, dayimoni w'inyatsi. Ngwino ufite amafaranga ngahe, ukoresha ngaho ubundi amafaranga ucangisha miliyoni 20, uraduhamo miliyoni 5 tugushakira amazi ukaraba inyatsi ceho. Umuntu agakaraba, yarangiza akazagaruka gushima, ukamubona kuri televiziyo byaciyemo, Imana yarabikemuye, miliyoni 15 zari zisigaye uzabaye 30. Aba bantu n'abantu b'Imana, mumpe n'ayandi ahubwo. Amazi barimo barayagura, n'abadive barihisha bakajyayo. Abadive nabo bakeneye amazi. Akumva uwabatuburira akayazana yahita akira. Ibi bintu byari byarakozwe kuva mu
840 byazanywe n'iki rero? Ibi bintu byazanywe n'abitwa abazayonism. Zayonism ni abayahudi babaga hanze bashakaga kugaruka ngo bigarurire Isiraheli. Aba bantu batangijwe n'umugabo witwa Theodore Herzl. Noneho ikintu gikomeye biciyemo ibice bine, bamwe bajya muri politike. Niyo mpamvu abisiraheli nibo bantu bari muri politike hafi ya buri gihugu gikomeye ku isi kirimo abanyapolitike b'abayahudi barimo. Abo babita aba liberal zionism. Noneho abandi baragiye bajya gutoza no gukangurira abantu ibya gisirikare. Niyo mpamvu Isiraheli nicyo gihugu kitazi n'umubare w'abasirikare bacyo. N'umuntu wabo uvukiye mu Rwanda bahita bamwandika mu gisirikare. Abo bitwa aba revisionist. Noneho hakaza bitwa aba green, bakurikirana ibidukikije n'ubukungu, aribo bategura ingendo n'ibiki byose. Noneho hakaba aba zionism bitwa religion zionism. Aba ngaba bo bashinzwe kumvikanisha imitwe y'amadini, gukururira amadini yose ku misengero imwe kandi bagaha agaciro Isiraheli. Aba rero bacengejwe mu madini yose. Inyungu 8 bari abantu aya madini avuga ko abantu bajya gukura muri Isiraheli. Mutega amatwi, ni ikintu gikomeye. Ubu abantu benshi barimo baragura amatike y'indege, abantu benshi barwaye indwara zidakira, abantu business zananiranye, harimo abantu barimo gutega bakajya muri Isiraheli. Akagenda akavuga ati ngenda ndashaka gusenga ndi Getsemani neza handi Yesu yari yicaye, nibwo Imana yanyumva kuko ndabona ibintu byanze. Inyungu ya mbere bubwabo ari amadini bavuga bajya gushaka muri Isiraheli, inyungu bakurayo iya mbere guhinduka kw'imibereho. Ngo iyo ukigera ku butaka bwa Isiraheli ngo imibereho yawe ihita igira gute? Ihita ihinduka. Ariko nibyo koko umuntu yageze muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe. Rega naho iwabo hari y'abatindi, hari y'abashonje. Mwari muzi ko hari n'abarara mu ngunguru muri Isiraheli bariyo. Icya kabiri, Bibiliya yawe izaba impamo. Nibwo byibuze Bibiliya izumvikana. Ku muntu ntihazagira umuntu ukubwiriza ataragiye none se Bibiliya yaba yumva? Ngo Bibiliya yumvikana gusa ariko umuntu agiye muri Isiraheli ni ikinyoma. Ahubwo Bibiliya iyumvikana iyo umuntu ayigishijwe na mwuka wera. Icya gatatu, kubona Imana mu buryo bushyashya. Apana Imana urimo kubwirwa n'abasaza n'abande batakandagiye no mu ishuri. Urahagera ukabona Imana ukayibona mu buryo bushyashya. Icya kane, uzamenya ubuhanuzi neza kandi umenye ubwasohoye. Nta bantu hano bicayemo hano bafite akantu Apotre Gitwaza yasohoye kabiri kuri internet avuga yuko agiye kujya gushinga yatsinze itsinda muri Isiraheli kugira ngo amonitaringa ubuhanuzi, kuko muri Isiraheli ariho Imana iri. Nta muntu ugafite muri telefone ko narinzi ko abantu bagafitera. Ikindi gihe nimbona akanya nzakabereka. Gafite iminota nka 15. Gitwaza arimo kuvuga ko agiye kujya muri Isiraheli kugira ngo abe ariho amonitaringa ikirere, amenye neza ubuhanuzi, kuko ari naho Imana igize gute? Niho Imana iri. Ikindi, uzamenya ubuhanuzi neza. Icya gatanu, uzabona ibitangaza by'igihe kigezweho. Ibitangaza by'igihe kigezweho, reka bya bindi bya Yesu yakoze. Ibitangaza by'igihe kigezweho fata kuri antene ya radio yawe. Ibyo ni ibitangaza by'igihe kigezweho. Uzaba urimo kureba imboni z'ijisho ry'Imana, kuko abisiraheli ngo ni imboni z'iki? Z'ijisho ry'Imana. Iyo urimo kubareba rero bacamo ngo urimo kureba Imana mu maso. Icya karindwi, uzamenya gusenga mu buryo bubyara umusaruro. Iyo uri muri Isiraheli ku butaka, urasenga bikagira umusaruro. Iyo ibibazo byagucanze ugiye Getsemani ugasengerayo, byakwanga ukajyaho barutomayo yakiriye Yesu akamukiza. Ibyo ngibyo nyine ngo bituma umuntu agira. Ariko Elena White yavugiye ngo iki Abadventiste? Yarababwiye ngo kumenya Yesu no kumwiyumvisha ntibidusaba gukora urugendo rurerure tujya muri Isiraheli. Ayo magambo ari mu wifuzwa ibihe byose. Iri ni korosi rikomeye. Bite iwacu mu Rwanda rero. Ubu amadini yose nkuko murimo kubireba hariya afite amabendera ya Isiraheli ku ruhimbi, naha hirya muzabihasanga. Ari amadini yose afite ibendera rya Isiraheli, abagomba gushaka abayoboke b'abanyamafaranga byibuze rimwe cyangwa kabiri mu mwaka bagomba kujya muri Isiraheli. Aya madini rero arimo arakuraho amafaranga, arimo arapyeta muri izo ngendo. Kuko ni ukuvuga ngo hari kampani ziri muri Isiraheli zishinzwe turisme. Izo kampani umuntu aho yaturutse haba hari umupyeto. Haba hari umupyeto.
noneho rero ubu ikintu cyamaze kugaragara, insengero zo muri uno mujyi zirimo zirasiganwa. Ejo bundi murabizi Apotre Gitwaza yaje azanye isanduku y'isezerano, arababwira ati iyi niyo, aho yayiguriye abantu bahita bamubwira bati reka da ni ya pirata, ahubwo hari n'izindi abazishaka. Umva, yazanye igitereko kitabaza, yabanje azana igitereko kitabaza, ategura umunsi mukuru kikaba ku ruhimbi, ategura umunsi mukuru, noneho bazana isanduku y'isezerano. Iyo ni iyihe? Dore ngiriye isanduku y'isezerano y'Abisirayeli, yapimaga metero hafi 2, yikorerwaga n'abagabo b'abatambyi b'abasore, arangije azana akantu gafite santimetero zitagera no kuri 80, arabatuburira, bamara amasengesho iminsi 3. Isanduku y'Imana yagize gute? Yatashye bati se muyobozi ko watinze, ati naratinze, urabona ubutumwa narindimo n'ubu ngubu. Abadive byarabacanza, benshi baravuga baturiya mugabo ariseriye. Isanduku y'isezerano muzi icyo ari cyo? Isanduku y'isezerano yo mu isi nta n'iki kivuze. Twebwe Abadventiste duhanze amaso ubutumwa buturuka mu buturo bwera bwa hehe? Bwo mu ijuru. Zaburi 75 umurongo wa 7, kuko agakiza kadaturuka iburasirazuba ni muri Isiraheli, cyangwa iburengerazuba ni Imaka, cyangwa mu butayu bwa hehe? Bw'imisozi. None abantu barimo barajya gushaka y'Imana. Ibyakozwe n'intumwa 17:26. Kandi Imana yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye, kugira ngo bashake Imana, ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye, kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri. Ngaho rero abajya gushaka Imana, Imana iri iruhande rwanjye. Toma, Imana iri iruhande rwawe, ntabwo ukeneye amatike. Ariko abantu baragenda. Undi mutego Abadventiste batazarokoka no mutego witwa ubutayu. Muri uyu mugoroba noneho ndagira nayanditse uko ari mu gitabo cy'Abagatulika, ndagira ngo mbereke inkomoko y'ubutayu. Mwagiye muri abayobozi, mujye mushaka uburyo mutubohora abantu, mubwira abantu bajye mu butayu gushaka y'Imana. Igitabo cyitwa Amateka ya Kiliziya, page 69, cyo mu 1990 cy'ikinyarwanda ndakibona, cyanditswe n'ihuriro ry'abapadiri, abasenyeri baragisinya. Ni igitabo gikomeye cyane. Iki ngiki ndagifite, aya magambo nayanditse kuri ngo muyumve uko ari. Mu gihe ubukristo nyabwo butari bukigaragazwa mu guhorwa Imana, bwungutse ingufu mu buryo bushya bwo kubaho wenyine mu butayu. Ubwigenge bwahawe Kiliziya no gutoneshwa n'ubutegetsi byatumye mu kinyejana cya 4 muri Kiliziya haduka abantu bakazuyazi n'abandi bishakiraga amarongo. Iyi ni Kiliziya irimo kubyivugira. Mu guhangana n'ibyo bibazo, ibibazo bingahe? 2 byavutse muri Kiliziya. Ikibazo cya mbere ni ikihe? Ni akazuyazi. Icya kabiri ni abantu bishakira iki? Amarongo. Kiliziya yakoresheje iyihe nzira ngo irwane n'ibyo bintu? Rero twakomeje mu guhangana n'ibyo bibazo, kwiyegurira Imana mu busugi no kwibabaza byitabiriwe n'abantu benshi babyishimiye. Abari babishyushyemo bashakaga gutanga ubuhamya bw'ubuzima bushya bwa Gikristo. Gutanga iki? Ubuhamya bafite ku rugero rwa Yezu mu butayu. Nibwo rero ubuzima bwa kimonaki bwatangiriye mu Misiri mu mpera z'ikinyejana cya 3. Abashakaga kubaho muri ubwo buzima bajyaga mu butayu kugira ngo babashe gushyikirana byuzuye n'Imana. Bukomotse mu Bagatulika. Ubutayu nicyo cyitwa ikimonaki cy'Abagatulika. Ngibaho byaturutse. Nta gitabo na kimwe cy'Abadive uzasanga cy'umwuka wanuzi kidukangurira kujya mu butayu. Abafite telefone mufotore murebe ko kira gitabo kibaho. Wakwibaza abantu barerekeraye, dukate kwikorosi ryitwa Noheli. Ikinyoma cya Noheli, bonane, Pasika n'amasabukuru byamaze gutwara abantu. Abadive basigaye bagira na Noheli. Ariko wakwibaza Noheli yaturutse, yatukomotse kuri uyu mugabo witwa Senikora, ni Umugatulika.
Ibi ngibi ni ibintu birebire cyane. Uyu mugabo yishwe na Diocletian, barangije ngo aza kuvumbura yuko ngo ari umuntu mwiza. Mu 1081 amagufa ye yaribwe, yibwa n'abasare b'abataliyani, bayajyana i Roma mu itorero rya Saint Nicolas Feast Day. Nuba ayo magufa niho hari abasare, abarobyi n'abakora business zo mu mazi baracyakoresha amashusho ye mu kwirinda no guha umugisha amazi. Nukuvuga ngo uyu baramusenga. Uyu rero witwa Saint Nicolas niwe waje guhinduka nde mu 1066 uwatangije Ubwongereza. Yajyaga ajya gusaba Saint Nicolas gusenga uyu mugabo witwa Saint Nicolas. None rero Saint Nicolas baje kumwita amazina atandukanye. Mu Bwongereza baje kumwita Father Christmas, mu Bufaransa bamwita Père Noël, mu Budage bamwita Christkind, muri Amerika bamwise Santa Claus. Ariko ari wa muntu Kiliziya Gatolika irongera irabigarura kugira ngo yongere yigarurire isi. Abantu barangiza ngo Noheli ngo Yesu yavutse. Ikinyoma kitambaye ikabutura. Noheli nta hantu igihurira. Muranyumva neza? Noheli nta hantu igihuriye. Reka mbabaze, hari ubwo mujya mubona muri iyi migi yacu bamanutse ifoto ya Bikira Mariya na Yosefu ndende n'akana bagakekeye? Hari ikirugu muheruka mu ngo zanyu? Ubu ntimwagisimbuje igiti? Abatari abadive bo baranabizi. Kera twagiraga ibyitwa ibirugu, ugashyiramo ifoto ya Bikira Mariya na Yosefu bafite akana aho ngaho. Ntibikibaho. Ubu ni igiti gifite ibintu by'ibitara. Nta hantu Noheli uyu munsi wa none igihurira no kuvuka kwa Yesu. Ariko abapentikoti barayifite, Abadventiste barayifite. Noheli niwo munsi Yesu yagize gute? Ejo bundi Gitwaza yavuze yuko Noheli atari wo munsi Yesu yavutseho, ahubwo ngo niwo munsi Roho Mutagatifu yamanutse yinjira mu mutima wa mu nda yande, mu nda ya Mariya. Icyo nacyo ni ikindi kinyoma kiza kuvugurura icyari gitangiye gusaza. Ariko noneho benshi bizera ko uyu Santa Claus atuye mu gice cya ruguru cy'isi muri Finland, ndetse bavuga yuko aza ku isi agendera ku ihene ziri hamwe. Mukaba muzi ihene mu buhanuzi icyo zisobanura. Ndetse iyo wubatse igiti cya Noheli gisojwe n'urumuri rw'inyenyeri, Santa Claus ngo aza nijoro akazi wawe yihishe, yarangiza kugira ngo abana bacu babatware. Bamwise Père Noël. Ubu ni umwana wanjye aherutse kumbaza ngo Père Noël aza ryari, kubera kwirirwa bireba kuki kuri televiziyo. Nyuma gato uruganda rwa Coca-Cola rwifuje kwamamara, rutanga amafaranga menshi. Umuhanga witwa Haddon Sandblom ashushanya Saint Nicolas yambaye imyenda itukura. Hari mu 1920 yabanje gushushanywa afite itiyo mu ntoki, nyuma ya tiyo bayisimbuza fanta ya Coca. Mu 1995 ku isi habaye kwamamaza ibya Noheli hifashishijwe ibimodoka binini byamamazaga, hifashishwa n'amateleviziyo. Mu gice cy'amajyaruguru cy'isi muri Siberia niho imigenzo myinshi ya Noheli ikomoka. Abantu bitwa Evenki bakoreshaga umuco w'aba shamanic. Uyu muco wibanda ku kuzenguruka kwa roho mu mihango yabo y'imisengere yabo ya gipagani. No mu birori bifashishaga igihumyo cyitwa fly agaric mushroom. Iki gihumyo kuko kizira kandi gihumanye kigira ibara ry'umweru n'umutuku, ari ryo bara ry'imyenda ya perinde n'ubupfumo. Barangiza bagakubita w'ihene. Dore ziriya hene basigaye bashyira hano muri norompo hano ruguru. Dore ngiziriya zikomoka muri biriya bihugu byo mu majyaruguru y'isi hakonja. Murabyumva? Noneho rero ibi biti ni ibiti bisengwa n'abari abantu. Wakwibaza rero uti Père Noël byaje gute? Dore cya gihumyo ngikiriye, amabara yacyo ni nayo mabara arimo gukoreshwa na Père Noël. Imiterekero yabo bakoreshaga mu minsi yabo y'imbeho, ari nacyo kintu cyaje gutuma iyo minsi y'imbeho ari nayo batiza ukwezi kwa 12 bakavuga ko ari bwo Yesu yazutse. Nguriya Père Noël rero ntabwo Noheli ikivuga kuvuka kwa Yesu, byararangiye byamaze no kwibagirana. Ariko reka twisoreze ikigisho cyacu cy'uyu mugoroba. Ibyahishwe 17 umurongo wa 14. Twisoreze icyo nababwira cyo ni kimwe. Bibiri iravuga ngo ubereshe ukuri, buryawe ni ryo ki? Ryo kuri. Ibi bintu tuba turimo kwiga na kamanyu k'umutsima, na kantu gatoya ugereranyije n'ibyakagombye kwigwa. Ibyahishwe 17 umurongo wa 14
bazarwanya umwana w'intama. Bariya bose navuze, imbaraga zose za Satani, imitego itandukanye bizakoreshwa, kandi Satani azarwanya. Satani ikiyoka, muhanuzi w'ibinyoma, bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha. Haleluya! Kuko ari we mutware utwara abatware, n'umwami w'iki w'abantu. Abadventiste rero mwiterwa ubwoba n'ibizaza, mwiterwa ubwoba n'ubuhanuzi, mwiterwa ubwoba n'akarengane, mwiterwa ubwoba n'ibihe biri imbere. Kubera iki? Hari ibanga hano. Kandi abari hamwe nawe, hamwe nande? Aho njyanye na Yesu mba amahoro, aho anyobora hose muri iyi si, aho njya tutajyanye ntakinyura, aho njyanye na Yesu mba amahoro, aho njyanye nawe ntakintinyisha, aho njyanye na Yesu mba amahoro. Abari hamwe nande? Nawe Yesu. Urasabwa kuba uri kumwe na Yesu mu bintu byose, yaba mu bibazo, yaba mu byago, yaba mu ngorane, yaba mu migisha, yaba mu gihe ibintu byagenze neza. Urasabwa kuba uri kumwe na Yesu, kuko abari kumwe na Yesu bazanesha. Haleluya! Icya kabiri kandi, abahamagawe nawe. Ese warahamagawe? Hari abantu bagiye bihamagara, akabona korari byashyushye agahita azamo, akajyamo ati kuririmba bisaba iki, bati ni ukugura imyenda. Yarangiza akajyamo korari igahita isohora DVD 2 eshatu enye, korari gahitinga, ariko nta mwanya yigeze yicara ngo agirane n'Imana imwereke imitima ikeneye gukira, noneho yinjire muri korari agiye kuba umukozi. Niyo mpamvu korari nyinshi usanga abayobozi bazo bafashe telefone, tega moto ihangane, nitwe dufite gahunda ya saa 5. None se kubizi ko iriya ndirimbo ari wowe uyitera, igice cya mbere n'icya nyuma, urabona n'indi uri buyitere kandi ubona ari iryoshye, tega moto basi ndayishyura. Mugeze se bungubu muri mu biki? Turi mu migisho. Ndahagera neza, basohotse mu mitwe. Korari ukabona barimo barareba inyuma, bareba inyuma, bareba umuheza nguni kwaza kuza gutera igice aririmbamo neza. Nta muhamagaro. Abantu bose bagiye basanga ibintu bishyushye bakicomeka. Hari abagiye baza basanga umubwiriza mu badiva bari umuntu ukomeye, abantu bakagutega amatwi, washaka amafaranga bakakuguriza. Haravuga ati nanjye nzaba umubwiriza kugira ngo nanjye nge ngira akantu mbona. Nta mwanya yigeze abona wo kwicara ngo yibaze kubw'umuhamagaro we. Hari abizera baje basanga itorero rirashyushye, ibintu bimeze neza, bati ndabatizwa mu badive, bagira ubukwe bwiza, baranakimbagira. Ariko icy'ingenzi ni iki? Abazarokoka inyamaswa n'abagize gute? Abahamagawe. Ariko uretse guhamagarwa, noneho Bibiliya igaruye ikindi kintu gikomeye. Bagize gute? Batoranijwe. Kuko nanone ubu ngubu turi itorero ryatoranijwe, ariko kuko tutaboneye twese, Imana yarongera iragaruka, irongera iratoramo hano. Utazagira ngo kuba umudive birahagije ngo ubone agakiza. Twamaze kugera, Imana iravuga iti nibyo koko, bavuye mu madini yayobye, bavuye mu nyigisho z'ibinyoma, ariko muraboneye si iki? Si mwese. Imana irongera iratangira iratoranya. Uyu munsi wa none utaha uririmba ngo mbese nanditswemo, mu bantu bakeya Imana imaze kubona. Batoranijwe, ariko Bibiliya ikagaruka gutoranwa nabyo ntibihagije gusa. Bagize gute? Bakiranutse. Abo ngabo nabo bazagira gute? Bazayinesha. Kunesha inyamaswa n'igishushanyo cyayo ntago bisaba amasomo menshi ya Bibiliya, ntibisaba kubuza ubuhanuzi uri umubwiriza mu rwego rwo hejuru, ntibisaba kuba waravukiye mu badive, ntibisaba iki? Birasaba ibintu bine: kuba uri kumwe na Yesu, kuba warahamagawe, waratoranijwe, kandi ugize gute? Ukiranuka. Ibindi Imana izabyikorera. Imana iduha imbaraga, twambika ubushobozi kugira ngo iki cyigisho twize igisobanure mu mitima yacu kuruta uko umwana w'umuntu nkanjye nagisobanura. Kandi Imana idutere inzara n'inyota, kugira ngo niba mfata umwanya mutoya nkiga, nkabona ibintu nk'ibi ngibi, nanjye nkibaza ibyo nigaga ibyo ari byo, namwe Imana ibatere kuryoherwa n'ibyanditswe byera.
kugira ngo mwongere mubone umwanya wo gupfukama musenge, mubone umwanya wo kwiga ibyanditswe byera, kandi Imana izabibasobanurira. Kandi ikindi nsaba Imana ni ukugira ngo tuticazwa hano no gushaka ubumenyi gusa, ubukristo bugatakara. Ahubwo Imana uko dukora ibyo yadushinze, ibyo guhinduka niyo igomba kubidukorera twebwe, iduhindure mu izina rya Yesu. Muhagurutse dusenge isengesho risoza amateraniro yacu. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Hari imitego myinshi itegereje umudivanisti umunsi wa karindwi, ariko ijambo ryawe riravuga ngo wabahaye amahirwe, ubaha amababa kugira ngo baguruke. Kandi Bibiliya iravuga ngo iyo uteze umutego ikiguruka kikureba uba upfusha igihe cyawe ubusa. Satani arimo aratega imitego, Babuloni irimo iratega imitego, umuhanuzi w'ibinyoma arimo aratega imitego, kandi Mwami Uwiteka imyuka mibi itatu isa n'iy'ibikeri irimo iratega imitego. Ibyo byose ni ibitegereje kuba byahitana umwana wawe wamaze kukwemera akemera n'amategeko yawe. Ariko duha amababa yo kwizera. Satani arimo aratega imitego mu kazi kacu, arimo aratega imitego mu ngo zacu, arimo aratega imitego muri twebwe mu byaha yatubitsemo, kugira ngo igihe nikigera azaturimbuze. Ariko duha amababa tubashe gucika. Mwami Uwiteka ngwino uhindure imibereho yacu, itorero ryambika imbaraga. Urimo uragaragaza yuko rizarwana ibintu bikomeye, ariko utweretse ko ku musozo tuzanesha kuko turi kumwe nawe. Reka tube kumwe nawe, nicyo gifite agaciro. Reka abaririmbyi baraha, ababwiriza turaha, abayobozi baraha ngaha, abizera baraha ngaha, twongere tubonane umwanya nawe. Reka twongere uruhura imibereho yacu. Turimo turarwana n'ubuzima bwatumazemo imbaraga, turimo turigira mu munaniro. Niyo mpamvu ari ibyanditswe ntitubyumva kuko dusenga dufite ibibazo. Kandi Mwami Uwiteka ahazaza hacu naho haduteye amakenga. Nta muntu n'umwe mu bantu bari aha ngaha wumva iby'agakiza bye biteretse neza. Ngwino ubane natwe, tabara buri muntu wese uri aha ngaha, tutaba twararuhiye ubusa. Ngwino iri torero ryawe, imbaraga Mwuka Wera iririmo irihumure, kugira ngo tube abantu bashoboka. Ngaho rero utweretse uburyo Satani arimo gutega imitego myinshi, kandi Mwami Uwiteka ibyabereye i Shitimu ubiturinde. Turifuza kuba mu mubare w'abakeya bazagera i Kanani bakaririmba ku ndirimbo y'intsinzi. Ngaho ubidufashemo, ubifashemo abana bacu, ubifashemo abagore bacu n'abatware bacu tutari kumwe nabo hano, kugira ngo imyiteguro yacu imbere n'inyuma ibiteguye, mu muryango no mu itorero imyiteguro yacu ibishyitse. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.